icyo bari bagamije. Bamusanze mu nzu, babyutse baramuhamagara. Ni amakuru abantu bafashe nkabyenda gusetsa nyuma yo kumva yuko umugore yahanuriwe n'umugabo rwose akamubwira ibizamubaho mu minsi iri imbere, akamubwira ibijyanye n'umugisha w'urugo rwe, uburyo rwose umugabo bari kumwe nta kintu na gito azamugezaho, aremya ko n'ibibazo gusa. Uyu mugore yazinze utwangushye twose urugo yabanagamo n'umugabo we ararusahura, ajya kwirebera uyu mugabo wari waramuhanuriye, nuko baza kugubwa gitumo na polisi. Abantu bacyumva iyi nkuru, buri muntu wese yarafite amatsiko yo gusoma ngo yumve uko byagenze. Gusa ariko kugira ngo nkumare amatsiko mbere yuko twinjira neza rwagati muri iyi nkuru, ibi ngibi byabereye ku butaka bw'u Rwanda. Abantu bati n'ibya byanditswe biri gukomeza kugenda bisorwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nyuma yuko ibi ngibi bari gukomeza kujya bagenda babivuga, ariko bitewe nuko bakomeza kumva ibintu bisa nkaho bidasanzwe ku butaka bw'u Rwanda, bati na kera na kare ibi twakomeje kubivuga. Aba bantu b'abagabo bakomeza kuzenguruka mu byumba mu ngo z'abandi bavuga yuko bari guhanura, bavuga yuko bitwaje ijambo ry'Imana, na cyane kandi bene izo ngo bagakomeza rwose kutagira ikintu na gito babikoraho, dore yuko ngo baba bumva ari abantu boherejwe n'umwuka mwiza, umwuka wera, umwuka w'Imana. Benshi binjiramo bitwikiriye ijambo ry'Imana, bafite Bibiliya mu mifuka yabo. Rwose abagabo cyangwa se bene izi ngo babona binjiyemo ntibagire n'ikintu babatwara, abenshi bakabasiga mu ngo zabo bari kumwe n'imiryango yabo, cyane cyane abagore babo babarambuyeho ibiganza ku mibiri yabo, bababwira yuko bari kubahanura cyangwa se kubamenaho amavuta y'imigisha. Ni nako bigendekeye rero uyu mugore waje gucakirirwa mu cyuho n'uyu mugabo, ngo bavuye kwisayidira yewe na gahunda yo gusahura urugo ngo akisangira uyu mugabo wari waramusahuriye. Iyi nkuru tugiye kwinjiramo rwagati turebe uko byagenze, byabereye he, uyu ni uwuhe mugore, uyu mugabo se yabazwi muri aba bishop bakunda kuvugwa hirya no hino mu Rwanda. Benshi bakomeje kugenda batunga agatoki yuko ngo aba bishop babaringa, nyuma yuko bagiye bafatirwa mu cyuho cyo kurwanira amaturo, kwamburana insengero, kwibana n'ibindi bitandukanye byagiye bikomeza gushinjwa bamwe mu bantu bagiye bumvikana ku butaka bw'u Rwanda. Ariko nyamara twari twarabamenye cyangwa se amazina yabo yari yaratumbagiye nk'abantu bari mu murimo w'Imana cyangwa se gukora umurimo w'Imana. Gusa kandi tukiri ku nkuru nk'izi z'amadivorce cyangwa se gucana inyuma ndetse no gutatira ubudahemukirana, umugabo wari umaze imyaka 17 yose adakandagira mu rugo rwe yaje kugira gutya arahindura, niko gusanga harimo umwinjira cyangwa se undi mugabo wageze mu rugo rwe. Uyu mugabo yabuze aho arigitira naho ahungira, nabwo rubura gica. Mwaramutse ariko cyangwa nimwiriwe, ntabwo nzana mugiye kudukurikira muri, ariko hari hose reka nizere yuko mwamaze gukora subscribe, bityo aya makuru yacu, ubuhamya, ibiganiro ndetse n'izindi gahunda zitandukanye ibi bikomeza kubageraho mbere y'abandi. Ikaze kandi nizere yuko ubwo tugiye kubana. Reka twanzike duhera ahangaha. Umugabo witwa Munyamasengesho wataye urugo rwe yafatiwe mu cyuho avuye guca inyuma. Umugabo ku rugo yaramaze iminsi yarasenye yifashishije ibinyoma by'ubuhanuzi cyangwa se yifashishije ijambo ry'Imana. Mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri ku itariki ya 2 Kanama mu murenge wa Jari, ahangaha ni mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, muraza guhita mu byumva rwagati. Inzego zibanze zifatanyije n'inzego z'umutekano zataye muri yombi umugore ukekwaho gusahura urugo rwe akajya kwibanira n'umunyamasengesho wamuhanuriye yuko Imana yamweretse yuko ari we mugabo umukuriye rwose, umugabo w'icyitegererezo, ngo umugabo ugiye kumuhoza amarira yose yaba yaratewe n'abagabo bandi bose kuri iyi si. Abamuhamikiye bose uyu mugabo yamubwiraga yuko ngo ari we muntu ugiye kumuhoza amarira ndetse ibitari ku murongo ngo akabishyira ku murongo. Abaturage bituriye hano mu murenge wa Jari batangaje yuko uwo mugore ari we wakodesheje inzu babanagamo n'uyu munyamasengesho, nawe usanzwe afite umugore mu mujyi wa Kigali, ndetse bakavuga yuko hari amafaranga uyu mugore yasahuye umugabo we, bikekwa yuko ariyo yarimwo yubakisha inzu yo kubanamo n'uyu munyamasengesho. Bamaranye ibyumweru bijya kuri 3 rwose bakodesha, umwe ku wundi agatoki ku kandi. Birumvikana neza yuko n'imibiri bayihuzaga. Ibi byose cyangwa se iri turufu yakoresheje ngo no gukoresha ijambo ry'Imana ndetse harimo ngo n'ubuhanuzi. Ngo bari bamaze ibyumweru rero 3 bacumbitse mu murenge wa Jari mu karere ka Gasabo, nk'uko byemezwa n'umuyobozi w'umurenge wa Jari Ingabire Olive, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Jari. Yavuze yuko uwo mugabo n'umugore bombi bafatiwe mu cyuho nabo bashyingiranwe
bari babanje kubafungirana mu nzu bakodeshaga, rwari mu rwego rwo kugira ngo babacakire cyangwa se baze guhuruza inzego z'umutekano rwose bafite ikizibiti cyangwa se babafite neza muri iriya nzu bari baratangiye gukodesha. Madame Umunyamabanga Nshingwabikorwa ati umugore w'uwo mugabo watwaye umugore w'abandi niwe wahaye amakuru uwo mugabo kubera yuko mbere yari yatanze ikirego mu murenge wa Jabana yuko umugore we ariho ari. Abo bombi rero baraje bageze aho abangaba babanaga barabafungirana, bahamagara ubuyobozi natwe tuhageze bahita babafungurira tubajyana kuri RIB ya Jabana kuko niho batanze ikirego cyabo bazi yuko ariho bari rwose cyangwa se bazi yuko ariho bari bacumbitse. Gitifu Ingabire yakomeje avuga yuko ibivuga yuko uwo mugore yasahuye urugo akubaka mu murenge wa Jabana ibingibi ngo nta byabaye rwose cyangwa se nta makuru yizewe yaba abigaragaza. Abitangaza agira ati umugabo avuga yuko uwo mugore hari ibyo umugore yatwaye, ariko ibyo kuba afite inzu yubatse mu murenge wa Jari ntabwo ari byo rwose kuko yarahubatse twaba tubizi nk'abayobozi. Yarubatse inzu ubwo yaba yarayubatse ahandi rwose yewe twaba tudafitiye amakuru. Umugore wataye urugo rwe ushinjwa no gusahura ndetse n'umunyamasengesho wataye umugore we bombi bafungiye kuri sitasiyo ya RIB mu murenge wa Jabana aha ni mu karere ka Gasabo. Nk'uko nakomeje kubikubwira, amakuru agera mu itangazamakuru akomoka mu buyobozi bw'umurenge wa Jari nuko ubusanzwe umugore wabanaga n'uwo munyamasengesho yataye umugabo we bashyingiranwe byemewe n'amategeko rwose, ndetse n'abana be batuye mu karere ka Rwamagana aho basanzwe batuye rwose cyangwa se aho bari basanzwe bibera. Nubwo aya makuru ariko abantu bari bayakomeje kuyafata nkabyenda gusetsa, ni nako nyuma baje basanga inkuru n'impamo rwose. Niba abihaye Imana cyangwa se abitwaza Bibiliya bakomeje kwinjira mu ngo z'abantu basezeranye bikarangira bazisenye, ubu aba bantu bamaze gucumbikirwa muri Ferabito, ubwo no gukomeza gukurikirana ibyabo. Andi makuru mashya twamenye kuri ibi ngibi twahita tuyabamenyesha. Gusa ariko kandi turacyari ku makuru nk'aya ngaya y'abari gukomeza guhemukira abo bashakanye. Icyakora iyi nkuru yo yajije abantu bakomeje kwibaza aho uyu mugabo wari umaze imyaka 17 yose adakoze ikirenge mu rugo rwe waje guhindukira yagira mu rugo agasanga hari undi mugabo waruseseyemo cyangwa se wamaze kurugeramo, ubwo no mwinjira naho rukabura gica umugabo akabura aho ahungira. Abaturage bahitwa Runambi aha ni mu ntara ya Kakamega ni muri Kenya batunguwe cyane ubwo umugabo bari bazi yuko yapfuye yagarukaga mu rugo iwe nyuma y'imyaka isaga 17 yose yaraburiwe irengero. Byatumye rero umugore yari yarasize yirukana uwari waramwinjiriye muri iriya myaka 17 yose. Abaturanyi b'uyu mugabo witwa Boniface Moyi Muyeshi w'imyaka 47 bakoze ikirori kidasanzwe ubwo uyu mugabo yaratashye iwe nyuma y'imyaka 17 yaraburiwe irengero cyangwa bazi yuko yamaze gushiramo umwuka. Umwe mu baturage yabwiye Citizens Digital itangaza iyi nkuru ati yagiye i Nairobi mu mwaka wa 2006 yataye umugore we ntiyagira uwongera kumubona rwose, ibintu birarangira dutangira kumubika ndetse abantu batangira kwiheba bavuga ati byararangiye, ubu twebwe icyo twakuze twaramwibagiwe twumva yuko uyu muntu yapfuye. Abaturage bamugaruye mu rugo bamuteruye ndetse banamuririmbira kubera yuko benshi bari bazi yuko yapfuye. Bano rero baje guhita bakora umuhango gakondo banabaga inama muri gahunda yo kwakira uyu mugabo wari wararorongotanye cyangwa se yarigendeye mu myaka 17 rwose. Ibyishimo by'uyu mugabo rero ntibyatinze kubera yuko yahise yakira amakuru yuko umugore we yasize yashatse undi mugabo ndetse babyarana undi mwana rwose. Ntabwo n'umugabo bashakanye yaje ngo abe aho ngaho gusa. Umwe mu bo bafitanye isano yagize ati twaketse yuko yaguye mu mvururu zakurikiye amatora y'umwaka wa 2007-2008 rwose, twumvaga yaramuhitanye yaba byararangiye. Umugore wa Munyeshi witwa Agripina Murupi yavuze yuko yagowe cyane no kurira abana bagera kuri 3 yamusigiye, byatumye ashaka undi mugabo ugomba kumufasha izi nshingano, kumufasha gushaka ibyo kurya, kumufasha gushaka minerivare z'aba bana. Nyine imyaka yaragiye myinshi yumva yuko atazakomeza kuba wenyine imbokoboko, nta muntu afite ugomba kumupfumbata cyangwa se kumumara ubushyuhe. Iki yakora yahise atangaza yuko ubwo n'umugabo yagarutse aratandukana n'uyu mwinjira rwose bagasubirana n'umugabo w'isezerano cyangwa se umugabo we wa nyawe. Abantu bati zibuze kubyara amahari, ati ni gute umugabo yishakiye umugore bagasezerana ari buze kwihanganira cyangwa se kumva yuko umugore bari barasezeranye ari kurera umwana w'undi mugabo. Ariko abandi ku rundi ruhande bati ibi birumvikana cyane, bati wowe mugabo urumva utarabaye icyomanzi imyaka 17 yose nta butumwa wohereza umugore, nta gukora ibishoboka byose ngo ugere ku mugore wawe umuhumurize umubwire yuko ugihumeka umwuka w'abazima. Bati nawe ntawashira amakenga niba hano wari muri iyi myaka 17 yose
waba utari ahandi hantu wari warinjiye mu rundi rugo wenda bikaba bikunaniye ugahindura ukagaruka mu rugo rwawe. Hari n'abari gusaba uyu mubyeyi yuko agomba gushishoza kugira ngo amenye neza aho uyu mugabo yaba avuye, niba nta handi hantu yaba ataye abana benshi cyane, bityo ngo mu minsi iri imbere abantu bakazajya bakabona hari abagore benshi baje n'abana ku mugongo babakurikije uyu mugabo wamaze gutahuka akagaruka mu rwe. Bati rero birajije cyane, nta buryo ki yamara imyaka 17 yose ari gasozi cyangwa se agenda hirya no hino atarazana cyangwa se atarirongorera undi mugore. Ikirori rero cyari cyabaye, abaturage bose bishimira yuko uyu mugabo bari baramaze no kubika bazi yuko yitabye Imana ariko yaba akirimo umwuka, ariko kandi benshi baje bamugarangiye cyangwa se bamugoreye mu rugo rwe batonguwe no kubona yuko uyu mugore yaraje asanga yamaze kwishakira undi mugabo. Bati kandi biragoye yuko umugore ashobora kwihangana imyaka irenze 5 na cyane afite amakuru yuko umugabo yaba yaritabye Imana cyangwa se yaba atagihari rwose ngo aburi kwishumbusha cyangwa se aburi kwishakira undi mugabo. Nyemerera amakuru yacu tuyasubikira ahangaha, andi makuru nakagaruka turakitwa Kigali News. Buri makuru yacu yose ndetse n'ibiganiro murakomeza kuyumva no kuyakurikira ahangaha. Andi makuru nakagaruka kandi turabakunda, mukunde video zacu muzisangize n'abandi kandi mukomeze kudukorera subscribe. Amakuru nakagaruka.